Mwongeye kumererwa neza abakunzi ba Rosette Vibes. Turabasuje aho muri hose kandi ubwo wasanga mutazi ko umuravumba n'ibibabi by'amapera n'ibibabi by'imyembe bibyara icyayi kiryoshye. Uraza kubisanga muri iyi video. Rero tugiye kubereka ifunguro warya mu gitondo ukirirwa umunsi wese umeze neza nta nzara ufite. Tugiye gukora capati y'amazi. Nkuko mubibona mwabonye ko turi gushyiramo capamandazi mu ifarini yacu. Urategura ifarini yawe nurangiza ushyiremo capamandazi. Uzashyiramo capamandazi n'izindi ingredient bitewe n'ifarini ufite uko ingana. Hano rero tumaje kuvanga capamandazi, tugiye gushyiramo umunyu. Uzashyiramo umunyu mukeya kugira bigire taste. Then numara gushyiramo umunyu uzashyiramo n'isukari. Biterwa n'isukari ukunda, yariyo niba ukunda isukari ikoze uzayishyiramo. Niba ukunda isukari itari nyinshi cyane nabwo uzashyiramo iringaniye. Hano rero turimo turashyiramo iki? Turimo turashyiramo isukari. Tugiye no gushyiramo amagi. Hano twakoresheje amagi 2 kubera ko ifarini yacu iri mu rugero. Nukoresha ifarini nyinshi uzashyiramo amagi arenze 2. Tumaje gushyiramo rero amagi, turimo turavanga ifarini yacu, turimo turavanga igipondo cyacu. Uravanga neza ku buryo amagi yihuza nyine n'ifarini. Urabivanga ku buryo amagi ahura n'ifarini. Then iyo umaje kuvanga uhita ushyiramo amata. Uzareba nyine bitewe n'intuze n'ifarini ufite uko ingana, nibwo uzamenya amata uzashyiramo. Hano twashyizemo, kubera ifarini yacu atari nyinshi cyane, twashyizemo mililitiro 500 z'amata. Ubwo rero icyo ukora niki? Uravanga, ukavanga amata nyine, ukavanga mu ifarini, ukayivanga koko. Wabona ifashe kongeramo amazi, kuko icapati y'amazi igomba kuba yoroshye. Ntabwo igomba kuba ifashe nk'aya macapati yose tuzi. Ushyiramo amazi rero kugira ngo birekurane. Ubundi ukavanga ukayikubita kugira ngo inoge. Ukayivanga wabona ikomeje kuba gufata, ukongeramo amazi. Amazi niyo adufasha kugira ngo ifarini yacu yere gufata, ibe yoroshye nyine, ntiyorohe cyane kandi ntinafate cyane. Igomba kuba iri mu rugero, kuko capati yacu igomba kuba yoroshye, nta igomba kuba imeze nk'urukwe. So twashyizemo amazi, tumaze gushyiramo amazi turavanga. Rero kubera ngiye nkunda karoti, nahise mvangamo iki? Karoti urayifata ukayirapa. Wamara kuyirapa ubundi ukayishyiramo, ukavanga kugeza igihe byivangiye. Ariko hari n'abakunda ibitunguru by'amababi nabyo ushatse wabishyiramo, ariko ugashyiramo amababi gusa, ukatiramo amababi, bigaragara neza. So ugakomeza rero ukavanga kugeza igihe ubona ko nyine ifarini yacu inoze. Urayikubita kugeza igihe ubonye ko ifarini yacu inoze, nta tubumbe turimo, ntaki. Wamara rero kuyivanga neza, icyo gihe ukora iki? Mumbwire icyo ukora. Mbere ya byose ndashaka kugira ngo mbibutse, niba ukunze ibyo dukora nawe rero uzagerageze uduhe comment. Ese koko ibyo dukora nibyo cyangwa? Uduhe comment. Niba warabigerageje uze muri comment uduhe comment. Kandi umukore subscribe na share na like kugira ngo tuzabe dukomezanya mu bindi biganiro. Ubwo rero hano twari tukiri gukora iki? Twari tukiri kuvanga ifarini yacu kugira ngo tuyinoze neza, kugira ngo
capati yacu ize gutoka, ize kuba ari capati nziza iryoshye. Twahise dushyira amazi ku ipanu twahise dushyira amavuta ku ipanu. Capati yacu ntabwo ugomba kuyikoresha amavuta menshi, igomba kuba ari amavuta makeya kandi ugakoresha n'umuriro muke. Ntabwo ukoresha amavuta menshi, ukoresha amavuta make ugakoresha n'umuriro muke kugira ngo capati idashirira. Twahise dushyiramo cya gipondo cyacu, ya farini yacu twanogeje, tuyishyira ku ipanu. Ubundi dutangira gukora iki? Guteka capati yacu. Capati y'amazi iraryoha mwabavandimwe mwe, capati y'amazi iraryoha. Muraza kubona n'ikintu twayirishije. Ubikore uzanshimira nyuma. So iyo umaze rero gushyiramo igipondo cyawe ku muriro muke n'amavuta makeya, urategereza capati yawe ikumuka. Urategereza capati yawe ikumuka, ukagenda wegura munsi kugira ngo wumve uko bimeze, urebe ko bimeze. Iyo ugiye wumva ko nyine yatangiye kumuka, urategereza ikumuka hose. Yamara kumuka hose ku muriro muke n'iki n'amavuta makeya, yamara kumuka hose ukayihindura. Ukayihindura, urategereza gato. Ntabwo capati y'amazi itinda, nta nubwo igorana. Ntabwo igorana nk'izi capati nyine zino zindi tuzi. Bitwara igihe gitoya kandi ikaba iryoshye cyane, yoroshye, iryoshye. Aho ngaho twari turimo tuyihindura, murabona ko ntabwo yashiriye, ifite kandi n'ibara ryiza nyine ryo kudashirira. Urayihindura ugakomeza uyigaragura. So twari turangije gukora capati yacu. Capati yacu rero ntabwo twayirya yonyine, ni mu gitondo kandi dukeneye gufata ifunguro rya mu gitondo. Twahise dushyira isafuriya ku muriro, duhita dukata ibitunguru dushyiramo, turavanga. Igitunguru ntabwo kigomba gushirira, igitunguru kigomba kuba kikiri fresh. Dushyiramo udushyimbo, turagaragura. Tumaze kugaragura rero ibishyimbo, ukuntu biteka ibishyimbo, ubiteka mu mavuta, bikaranga mu mavuta bikumuka, kandi wirinda kubigaragura cyane ku buryo bisaya. Ntabwo ibishyimbo bisaye biryoha, wirinda kubigaragura cyane ku buryo bisaya bigahura n'iki igitunguru. Ibishyimbo byacu byahise bishya. Nk'uko nabibabwiye, umuravumba, ibibabi by'amapera n'ibibabi by'imyembe bibyara icyayi kiryoshye. Bamwe bashobora kuvuga ngo icyayi, ngo umuravumba ngo ni umuti, ngo umuravumba ngo urasharira, ngo urarura. Oya, umuravumba wahuye n'ibyo byose ntabwo urura, ntabwo usharira. Ubigerageze. Ushobora kuvuga ngo nta majyani mfite, ngo se ngo ko nshaka kunywa icyayi nkaba nta majyani, kandi ufite ibiti by'imyembe n'iby'amapera n'umuravumba. Kora icyayi uzanshimira nyuma. Twahise rero tubyoza. Tumaze kubyoza tubishyira mu mazi yabize. Iyo ushatse ubishorana n'amazi akonje, ugategereza ko bibira. Byamara kubira, icyayi cyawe kiba gihiye. Nta kindi kintu wongeramo uretse isukari. Twahise dushyira icyayi mu gikombe. Turangije duhita tuvangamo n'isukari. Noneho ngiye nkunda umuhumuro uba urimo, agahumuro k'iki k'umuravumba. So byahise bishya rero, ngira ngo murabibona, udushyimbo dukaranze na capati y'amazi n'agasosi, warangiza ukarenzaho icyayi cy'umuravumba. Biba biryoshye.